Halo, muraho neza, nongeye kubasuhuza, Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe, mbahaye ikaze muri iki gitondo kandi mbahaye ikaze kuri Women in God's Ministry, ndashimira abantu mwese mwakoze subscribe, thank you so much for subscribing to my channel, may really God bless you and your families. Today we are going to read Psalms of 125 and pray in that Psalms. Bakunzi banjye rero, ndashaka ko twitangira gusengera muri Zaburi. Nk'uko nari maze kubivuga, tugiye gutangira na Zaburi 125 turayisoma, niturangiza tuyisengeremo. Murakoze, ambahaye ikaze ni karibu. Aho ubonye ikiganiro cyanjye aribwo bwa mbere kandi ukaba wumva wifuje kugumana nanjye kujya ukurikirana ibiganiro byanjye ndetse no kunshyigikira, ndagusaba nkwinginga ngo umpe subscribe kandi ukore like, umpe share ndetse umpe na comment umbwire ibitekerezo byawe. Murakoze, karibu muze dufatanye umurimo w'Imana. Zaburi 125 baratubwiye umutwe w'amagambo ngo ni indirimbo y'amazamuka. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Haleluya! Kuko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kuba ku mwandu w'abakiranutsi, kugira ngo abakiranutsi be kuramburira amaboko gukora ibyo gukiranirwa. Uwiteka ugirira abeza ibyiza n'abatunganye mu mitima, ariko abiyobagiriza mu nzira zabo zigoramye, Uwiteka azabajyana n'inkozi z'ibibi. Amahoro abe mu Bisiraheli. Amena, amen. Bakunzi banjye, bakunzi beza Imana yampaye, bakunzi b'umugisha maze kugira, ni ukuri ndabashimiye kubw'umwanya wanyu mufata wo kureba ibiganiro byanjye, kandi ndabashimiye kubw'umwanya wanyu mumpa kugira ngo dufatanye kwigana ijambo ry'Imana kandi dufatanye gukura mu buryo bw'umwuka. Iyi Zaburi y'amazamuka ni Zaburi iri gufasha umutima wanjye cyane muri iyi minsi. Ahari waba nawe umeze kimwe nanjye, iyi Zaburi yagufasha umutima wawe ukaba ushaka kongera kwibutsa yuko uwiringiye Uwiteka ameze nk'umusozi wa Siyoni. Abiringiye Uwiteka ngo ntibabasha kunyeganyezwa, uwo musozi ntubasha kunyeganyezwa. Umuntu wiringiye Imana, kabone n'aho yaba abona ibintu bye yari yiringiye bigaragara nk'aho nta cyizere cy'uko ibyo bintu bishobora kongera kuzabaho, ariko ngo ibyiringiro bye ntibibasha kunyeganyega. Yego agaragara nk'aho koko yabirekuye, nk'aho bitagihari, ariko umutima we uba ugifashe bya byiringiro, ugikomeje cyane. Guma wizere kandi ukomeze wiringireho icyo wizeyeho Imana ko ishobora kugukora ndetse no kuguha. Ibyiringiro byawe ntibinyeganyege, bikomeze bimere nk'uyu musozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega, ngo ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Haleluya! Reka ibyiringiro byawe wagize ku Mana bihore bihamye, ntihagire ikintu kikunyeganyeza, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye ngo abiringiye Uwiteka nuko bameze. Irindi jambo ryarambwiye ngo Aburahamu yiringiye Imana, cyangwa se yizeye Imana maze ibimuhwaniriza no gukiranuka. Kwiringira Imana ni imbaraga, kandi kwiringira Imana ni kimwe mu bintu binezeza Imana cyane. Sinibaza uramutse uri n'inshuti n'umuntu, ubushuti bwawe nawe ariko ukaba utamwizera, ntago ubwo bushuti bwawe nawe ntago, aramutse abimenye neza yuko utamwizera, ntago ntekereza yuko yakumva ko ukiri inshuti ye y'inkoramutima. Rero twongere twiringire Imana, nk'uko ijambo ryacu ry'Imana ribitubwiye ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega. Aburahamu nubwo yiringiye Imana, kanongere nkagarukeho, Imana yamusezeranije akiri mu myaka ngira ngo muri za 90, ariko isezerano ryasohoye Aburahamu amaze gusaza, ndetse we n'umugore we Sara. Rero wiringira Imana, uzarinde imvi ziba uruyenzi ku mutwe wawe, bya byiringiro byawe ukibikomeje. Ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Haleluya! Bantu b'Imana, dufite uburinzi, dufite umwungeri, dufite umushumba utureberera, dufite Imana iri imbere yacu kugira ngo iturengerere, dufite Imana iri mu ruhande rwacu kugira ngo idushyireho uburinzi. Nk'uko imisozi
igose i Yerusalemu ngo niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Reka muri iki gitondo wongere usubizwemo imbaraga kuko Uwiteka arakugose, Uwiteka ari mu ruhande rwawe, Uwiteka ari mu byawe, Uwiteka ari hafi yawe, Uwiteka azi iminsi yo kubaho kwawe, azi ibyo ukeneye, azi ibikubabaza, azi n'ibigushimisha. Nk'uko rero imisozi igose i Yerusalemu, humura niko Uwiteka akugose, niko Uwiteka agota abantu be, niko Uwiteka agota abamwiringiye, niko Uwiteka agota abantu bose bamukunda kandi bamutegerejeho ubutabazi. Ngo kuko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kuba ku mwandu w'abakiranutsi, kugira ngo abakiranutsi be kuramburira amaboko gukora ibyo gukiranirwa. Humura, humura, ijambo ry'Imana riradusezeranije yuko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazaguma kuba ku mwandu w'abakiranutsi. Ni amagambo yumvikana, inkoni y'ubutware y'abanyabyaha ni ikinyarwanda cyumvikana, buri umwe wese yabasha kumva ibyo bintu ibyo ari byo. Humura rero, ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo kabone n'aho iyo nkoni yaba ikuriho ubu ngubu, inkoni y'ubutware y'abanyabyaha ikaba iri gutwaza igitugu ubuzima bwawe, inkoni y'ubutware y'abanyabyaha ikaba iri gutwaza igitugu urubyaro rwawe. Ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo komeza wiringire Uwiteka, ibyiringiro byawe byo kunyeganyega, ngo kuko iyo nkoni itazaguma kuba ku mwandu w'abakiranutsi, kugira ngo abakiranutsi ahari ibyiringiro byabo nabo bitazanyeganyezwa, bakifuza kuramburira amaboko yabo gukorana b'ikibi kugira ngo bihorere, cyangwa se kugira ngo nabo bagire ukuntu birwanirira bitabarize. Imana izagutabara hakiri kare, Imana izagutabara utarasarara, kugira ngo irinde ubugingo bwawe ko wabwandurisha gukora ibizira, ukigana ba banyabyaha cyangwa se ba bandi tubonye bakora ibyo gukiranirwa. Uwiteka, umurongo wa 4 niho batubwiye ngo Uwiteka ugirira beza ibyiza n'abatunganye mu mitima yabo. Humura niba mu mutima wawe utunganye, ijambo ry'Imana ndarikunda, ubwiza rivuga si ubwiza bugaragarira inyuma, nubwo nabwo ni bwiza kuko n'Imana yawuremye, ni Imana ibutanga, ariko nkunda ko rivuga cyane ubwiza bwo mu mutima. Rero uyu murongo wa 4 irakubwiye ngo ugirira beza ibyiza n'abatunganye mu mitima yabo. Aba beza kandi batunganye mu mitima, muri iki gitondo umuririmbyi wa Zaburi aradusabiye avuga ngo Imana itugirire ibyiza kandi Imana ikugirire ibyiza, ariko ngo abiyobagiriza mu nzira zabo zigoramye Uwiteka azabajyana n'inkozi z'ibibi. Umuntu wese wiyobagiza akava mu masezerano ari nta mpamvu, agakora ibizira abizi neza ko ari ibizira, akaba yaramenye Imana agasubira inyuma, uwo muntu muri iki gitondo ndamukangurira kongera guhindukira, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo wowe wamenye byinshi uzabazwa byinshi. Nimba wari ubizi ukaba uri gusubira inyuma, menya neza yuko amaherezo yawe agutegereje atazaba meza, ahubwo ngo azakujyanana n'inkozi z'ibibi. Ariko umuririmbyi asoza avuga ngo amahoro abe mu Bisiraheli, amen. Nanjye nasoza mvuga ngo amahoro abe mu Banyarwanda, amahoro abe ku bakunzi ba Women in God Ministry, amahoro abe ku bantu mwese munshyigikira, amahoro abe ku nshuti ndetse n'imiryango yanyu, amahoro abe mu rubyaro rwanyu, kandi amahoro abe mu mago yanyu. Reka rero dusenge dushime Imana kubw'iri jambo, kandi tuyisingize ko iduhaye uyu munsi ndetse n'iki gitondo. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, uri mwiza urakiranuka ibihe byose, uri uwera, uri uwo kubahwa. Mana turagushimye, tugushimiye ku bwa Zaburi nziza y'125 Mana dusomye ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka ugota abantu bawe uhereye none ukageza iteka ryose. Turagushimiye yuko utugose, turagushimiye ko uburinzi bwawe butugose, kandi turagushimye ko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazaguma Mana ku bitugu by'abakiranutsi. Turagushimiye ko hari ubutabazi ijuru ryururukije Mana kugira ngo ritabare abakiranutsi. Turagushimiye ko hari ibyiza ugambiriye kugira beza Mana bo mu mitima. Izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimiye muri iki gitondo Uwiteka, dusengeye muri iyi Zaburi, tugusabye umugisha mu byo turi bukore uyu munsi, mu izina rya Yesu Kristo. Reka ubane natwe, utubambire amahema, uturindire abana mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Uwiteka Nyiringabo Imana, abakunzi ba Women in God Ministry ukomeze kubaha umugisha ndetse no kubashyigikira, uduhe guhuriza hamwe dukora umurimo wawe. Urakoze
urakoze mana, tubigusabye duciye bugufi, ubane natwe muri uyu munsi wose mana, nitugera ku musozo wawo amahoro turongera dushima izina ryawe ryera. Urakoze, ni mu izina rya Yesu tubisabye duciye bugufi, amena amen. Murabeho rero bakunzi banjye ba Women in God Ministry. Aya masomo yo kuri Zaburi ni amasomo ngiye gukora muri iyi minsi 30. Actually it's like challenges. Ndashaka gukora amasengesho ya buri gitondo mu minsi 30. Niba ubonye ufashijwe n'iri jambo ry'Imana kandi ukaba wifuje kugumana nanjye, reka tuzabonane no ku munsi w'ejo kuko nzaba mpari ndi gukora indi Zaburi. Bye bye, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.